byiza niba ukunda ibijyanye no guteka ukaba ubikurikirana kuri iyi channel yanjye ya Budahogora. Umunsi ngiye kubereka uburyo ki ushobora nko gutegurira imbuto abashyitsi kuri budget ntoya, ntukoreshe nyine amafaranga menshi. Murabizi ko imbuto zihenda, uburyo rero ushobora gukoresha amafaranga make cyane kandi ukaba wategura imbuto ku byo wateguriye abashyitsi. Mu gutangira rero ndatunganya ipapayi, ndakoresha igice cy'ipapayi nako nkaseho agace gatoya, hanyuma nyitunganye. Ndakuramo utu tuntu tuba tumeze nk'imizi ndetse n'imbuto ziba zifasheho, izi mbuto z'amapapayi ukabikuramo neza ku buryo bigenda bikavamo, hagasigara ipapayi imeze neza iryoshye. Ushobora gukora uruvange rw'imbuto zigiye zitandukanye bitewe n'ibyo ushaka gutegura, gusa icyo ngamije kubereka ni uko ushobora kuba nk'izi mbuto wazihereza nk'abantu bageze nko kuri 5, ukazitegura ku kintu runaka waziteguyeho, hanyuma wazitereka ku meza, buri wese akagenda afataho duke duke, ugasanga babonye icyo kurya, barengejeho n'imbuto kandi bitagutwaye gukoresha ibintu byinshi cyane. Uburyo ndi gukoresha rero nkata ni ubwo kugira ngo gusa ntabitobanga ngo mbifate mu ntoki usange ntabwo biri propre. Iyo ubishoboye ubikatiramo muri iki gishishwa cyabyo, hanyuma ukabivanaho bitabijya ku isahane utigeze ubifata mu ntoki cyane. Uretse rero iyi papayi ndanakenera gukoreshamo umwembe. Ndakoresha umwembe, imineke, urabona ko ni imineke 3, noneho ndagenda nyikatamo uduce dutoya, noneho nayo nyitegure hamwe na ya papayi namaze gutunganya. Nako ubu buryo bwo kugenda ukata imbuto gutya bituma zitubuka, umuntu yajya kwiseriva niba ari nk'agasahane wateganyije ko kuba abantu bagenda biyaruriraho izi mbuto, umuntu akagenda wenda jomba utuneke 2 cyangwa 3, akafataho wenda n'udupapayi nka 2 gutyo bitagusabye kugura igitebo cy'imbuto. Nyuma y'imbuto rero ndakoresha umwembe. Ushobora kuwuhata cyangwa ntuwuhate, gusa ubu buryo bwo kutawuhata, abazi iby'ubuzima bavuga yuko kurya nko kuba warya umwembe udahase cyangwa se nka pome bigufasha kuba utarwara kuno umuntu ananirwa kujya kuri toilette, biragufasha kuba utarwara constipation kurya imbuto ziriho n'ibishishwa byazo. Rero
ariko uramutse utabishimye ushobora kubanza ugahata uyu mwembe neza hanyuma ukabona kuwutegura. Umwembe rero nawo ndagenda nkukatamo uduce turinganiye mbere yo kuwutegurana hamwe na za mbuto zindi namaze gutunganya. Urabona ko rero rwose za mbuto ziri kugenda zitubuka namwe mubireba, kandi urabona ko ntago nakoresheje ibintu byinshi. Nimara gutegura ya myembe neza ndahita nkurikizaho gutegura ikinyomoro. Ndakoresha ibinyomoro 2 gusa, ngende mbikatamo 4. Urabona ko uramutse ufite andi mafunguro wateguye, ufite nk'abashyitsi, rwose waba ubagaburiye ibiryo byiza kandi bisirimutse kandi bitagusabye amafaranga menshi, dore ko imbuto ziba zinihagazeho. Ushatse kugura nyinshi usanga bitwara amafaranga atari make. Leta nkurikizaho rero gutunganya. Marakuja ndagenda nkatamo 2 gusa, baravamo nk'uduce 6. Ndakomeza rero nkore decoration ya za mbuto zanjye ku buryo biri buze kuba bimeze neza cyane. Nimara rero gutunganya za marakuja nkanazishyiraho hariya, ndahita ntunganya iyi madeleine 1 gusa. Kugenda ukura turiya tuntu tw'umweru ukayitunganya nyine neza. Hanyuma rero ukagenda ufata ukuriya turimo imikeke, noneho ukagenda ufata kamwe udekora kuri za mbuto zindi wateguye. Abashyitsi bawe rwose ukaba urabasusurukije ku mbuto kandi zitagutwaye amafaranga menshi, zitagutwaye ibintu byinshi cyane.
ni ukuvuga ngo izi mbuto uburyo ziteguye biraha amahitamo umuntu bitewe n'icyo akunda. Ushobora no gukora izi mbuto ukazikoramo masedwane, wenda ukagenda uhereza buri muntu agasahane karimo iye, ariko ugasanga wenda hari umuntu utarya ikinyomoro kandi wakivanzemo, cyangwa hari umuntu utari buzarye kimwe nyine muri izi mbuto. Hari igihe ushobora gusanga hari umuntu utabirya, ariko iyo uteguye muri ubu buryo buri muntu wese agenda akihereza bitewe n'ibyo akunda n'ibyo ashoboye. Nuko nguku rero imbuto zacu zimeze, umaze kuzitegura neza abantu bawe ukabahereza hanyuma bagasusuruka. Ndabashimiye cyane rero, naho ubutaha. Mwari kumwe nanjye Udahogora Vanessa. Peace, bye.